kandi uyu mubyeyi Bikira Mariya nsanga yari ari kumwe na Yezu ubwe, bari kumwe, ntabwo ari ibintu ndi guhimba, ijuru niryo ribizi kundusha, ni ubuhamya ndi kuguha. Uyu mubyeyi rero kumuhinyura mujye mubigendamo gake, uretse ko umubyeyi nyine ahorana urukundo, ahorana urugwiro, ariko n'uyu ujya kumuvuga nabi ujye witonda, kuko uwo mubyeyi yarangendereye igihe twaribonaniye, arambaza ati ariko kusenga ukihugiraho, ukisabira ibyo kurya, ukisabira ibyo kwambara, ugasengera umuryango wawe, mbese abashonji bandi ubategeka iki, ubagenera iki? Mbese abana banjye ibihugu biri mu ntambara kutabisengera? Mbese abarwayi bari kwa muganga, barwariye kwa muganga, ninde ubasura, ninde ubageraho, ninde ubasengera? Mu by'ukuri biragoye kumvikanisha ibi bintu, ariko uwizera wese akizera Imana ntabwo byamugora kubyumva. Niyo mpamvu rero uyu mubyeyi ariho, wabyemera utabyemera aragusabira, wamwemera utamwemera aragukunda, wamwemera utamwemera ntibimubuza ko abamwemera abagenderera kandi akabaha ubutumwa. Dufite rero hari ibihamya byinshi, uzagere mu Iranga, ariko ahantu bita mu Irango i Butare, umenye ngo ese Bikira Mariya hakorera ibiki iyo ari ku munsi wa gatanu abantu bari gusenga. Ndabashuje inshuti bakundwa b'Umucunguzi TV, aha nyine ni ya cano dusobanukirwaho cyangwa se tukigiraho ibijyanye n'iyobokamana. Rimwe na rimwe Imana yaba yashatse ko hari ubuhanuzi twumva ikabuduha. Uyu munsi rero mbazaniye ijambo ry'umubyeyi Bikira Mariya. Nk'uko nababwiye, tuzajya twifashisha Bibiliya yera cyangwa se Bibiliya ntagatifu. Ubwo butumwa bw'umubyeyi buradushishikariza gusenga, ariko ntitwirebeho gusa, tukareba no ku bandi. Umubyeyi rero yaransanze mu iyerekwa, arambaza ngo mbese ko uri gusenga, ugasengera umuryango wawe mugari, ugasengera ibyo kurya, ugasengera ibyo kwambara, ukirebaho gusa, mbese abana banjye bari mu ntambara, impunzi ziri mu nkambi, abarwayi bari kwa muganga, abashonje, imfubyi n'abapfakazi bo ubategeka iki, ubagenera iki, kuki utabasengera? Urumva rero ni ubutumwa ni ugusenga, tukanasabirana, tugasabira isi muri rusange. Hanyuma hari n'ubundi butumwa buri mu iyimukamisiri, ariko mbere y'uko wenda umuntu abitindaho ngo anabisobanure, nagira ngo tubanze dusobanukirwe ngo umubyeyi Bikira Mariya ni muntu ki, kuko abantu benshi ntabwo bamuvugaho rumwe, ntabwo bamwemera kimwe. Hari n'abavuga ngo ntabwo yajyanywe mu ijuru, hari n'abavuga ko yapfuye ari umuntu nk'abandi utegereje ijuru, hari abavuga bati aratubonekera, hari amabonekera yabereye i Kibeho, mwese murayazi mu Rwanda, hari amabonekera yabereye i Lourdes, hari amabonekera yabereye i Fatima. Ayo yose ni amabonekera rero Bikira Mariya yagendaga abonekera abantu, agiragire ubutumwa atanga, harimo nk'ubwo yatangiye Kibeho avuga ati musenge nta buryarya, mwisubireho kandi mwihane, ati umwana wa Mariya ntatana n'imibabaro. Rero hari abavuga bati ibyo ntibikwiye, ntimwakabaye muvuga ngo ndakuramutsa Mariya, mbese ntibivugwaho rumwe. Ariko nkuzaniye hano bike mu byo nabashije kubona, kandi ndahamya ko biri buze kugusigira ikintu gikomeye cyane mu kwemera kwawe, cyangwa se bitewe n'uko ubyumva. Rero munyemerere uyu munsi nanone dukoreshe Bibiliya yera, ntacyo bitwaye, byose ni ibyahumetswe n'Imana, ni uko ariyo uyu munsi mfite mu biganza, ariko reka tuba ariyo dukoresha kugira ngo dusobanukirwe neza, turebe iby'uyu mubyeyi. Hanyuma rero munyemerere turebe mu butumwa bwiza bw'umuhanuzi Yesaya,
cyangwa se umuhanuzi Izayi muri Bibiliya ntagatifu, byose ni ibyahumetswe n'Imana ntacyo bitwaye. Hanyuma mu nyemerere rero turebe muri Yesaya, ubwo ndi gukoresha Bibiliya yera, mu gice cya 7 umurongo wa 14. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesaya ahanura umwari uzabyara Imanuweli, kandi uwo mwari yari Mariya. Uwiteka yongera kubwira Ahazi ati, saba Uwiteka Imana yawe ikimenyetso, usabe ik'ikuzimu cyangwa icyo hejuru mu kirere. Ariko Ahazi aravuga ati, ntacyo nsaba, singiye kugerageza Uwiteka. Yesaya aravuga ati, nimwumve yemwe mwa muryango wa Dawidi mwe murushya abantu mukabona biboroheye, none murashaka no kurushya Imana yanjye nayo. Nicyo kizatuma Uwiteka ubwo ari we uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu amwita Imanuweli. Uyu muhanuzi Izayi cyangwa se Yesaya, urabona ko yari yarahanuye kera na mbere ko hazaza cyangwa se hazavuka umwana w'umuhungu, kandi ngo akazitwa Imanuweli. Hanyuma uwo Yesaya yahanuraga uzavuka ni Yezu Kristo, kandi akazabyarwa n'umwari ari we Mariya cyangwa se Bikira Mariya. Ubwo rero iki ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko Mariya n'ijuru bafitanye umubano urenze uwo twe twemera, cyangwa se urenze uwo twe dutekereza. Hanyuma reka twongere turebe ubutumwa bwiza buri muri Luka, turareba igice cya mbere, hanyuma turebe umurongo wa 30, hanyuma tugeze ku wa 31. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Mu by'ukuri iyo urebye hano, nanone ijuru yarigendeye Bikira Mariya rimubwira ko rimuteguza ko agiye kubyara umwana w'Imana. Iki ni ikindi kimenyetso cya kabiri kitwereka umubano Bikira Mariya afitanye n'ijuru. Hanyuma turajya muri Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu bukwe bw'Ikana. Turasoma muri Yohana igice cya 2, turahera ku murongo wa 2, dusome mu izina rya Yesu. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati, nta vino bafite. Yesu aramubwira ati, mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati, icyo ababwira cyose mugikora. Hariho intambwe 6 zaremwe mu mabuye, zashyiriweho kwiyeza nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri. Intango yose irimo inshuro 2 cyangwa 3 z'amazi. Yesu arababwira ati, mwuzuze intanga amazi. Barazuzuza bageza ku ngara. Arababwira ati, nimudahe noneho mushyire umusangwa mukuru. Baramushyira. Bikira Mariya ntabwo yigeze ajya kure ya Yesu, bari kumwe. Hanyuma ngo Bikira Mariya abonye mu bukwe bw'Ikana vino ishize, abantu bihebye babuze uko babigenza, niko kubingingira Yesu. Nibwo rero Yesu Kristo yabafashije abisabwe na Bikira Mariya. Ni ukuvuga ngo rero mu mibereho ya Gikristo, ubundi biragoye ko no mu buzima busanzwe biragoye ko watandukanya umwana n'umubyeyi. Ubwo rero kuvuga ngo uremera Yesu Kristo, nibyo ndabyumva, ariko ukavuga ngo umubyeyi we cyangwa se Bikira Mariya we ntumwemera, ntabwo ari byo. Kuko hano ni ikimenyetso cy'uko niba iyo ibintu biducanze, ntabwo bibujijwe guca kuri Mariya ngo uvuge ati, twingingire Yesu kuko winginze mu bukwe bw'Ikana akagira icyo akora. Rero kwambaza umubyeyi Bikira Mariya nta kosa ririmo, nta buyobe burimo nk'uko abantu babitekereza. Turongera turebe mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 19, umurongo wa 25 kugeza ku 27. Dusome mu izina rya Yesu. Nyina wa Yesu na nyina wabo na Mariya muka Kilopa na Mariya Magadalena bari bahagaze ku musaraba wa Yesu. Nuko Yesu abonye nyina n'umwigishwa
yakundaga ahagaze bugufi abwira nyina ati, mubyeyi, nguyu umwana wawe. Maze abwira uwo mwigishwa ati, nguyu nyoko. Uhereye uwo mwanya uwo mwigisha amujyana iwe. Imana itugiriye neza cyane. Uwo mwigishwa Yesu yakundaga cyane, ngira ngo hano ni Yohana, kandi Yohana ahagarariye abigishwa bose, njye nawe n'abandi bose muri rusange. Hanyuma Yesu aratubwira ngo nguwo nyoko, ariko abwira na Bikira Mariya ngo nguwo umuhungu wawe, nguwo umwana wawe. Natwe adushinga Mariya, kuko ku musaraba Yesu Kristo yadusigiye Mariya. Kandi tugirire neza cyane kugira ngo twumve ibi bintu, yadusigiye Mariya. Hanyuma nuvuga ngo guca kuri Mariya ushaka Yesu ntacyo bitwaye, ni ibintu nyine biri automatic. Umubyeyi n'umwana, nk'uko byagenze mu bukwe bw'i Kana, mwabyumvise, mwumvise no ku musaraba uko Kristo yabigenje. Avuga ngo nguwo nyoko, nguwo umwana wawe. Niyo mpamvu Mariya azagaruka kutureba nyuma y'ijyanwa ryo mu ijuru. Niyo mpamvu azabonekera abantu be akavuga ngo akaduha ubutumwa, nimwitware gutya kuko wazi neza umutima wa Yesu ibyo ukeneye. Niyo mpamvu agaruka kutuhumuriza atubwira ngo muhumure, mwitware gutya, ijuru rirabakunda. Ni ukuvuga ngo rero Bikira Mariya ntabwo kumwemera ari ubuyobe, abantu bajye reka kubyitiranya. Hanyuma turakomereza mu byahishuriwe Yohana intumwa, igice cya 12. Reka dusome mu izina rya Yesu ngo iby'umugore n'ikiyoka, ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12. None uwo mugore bavuga wumva ari nde? Jye rero mu myumvire yanjye numva ari Bikira Mariya. None icyo kimenyetso gikomeye cyabonetse mu ijuru, ibyo ni Yohana nyine intumwa wabyeretswe, kandi yabyeretswe na Yesu Kristo. None urahera hehe uvuga ko ijuru na Bikira Mariya nta konegisiyo bafitanye? None niba umaze kumva ibyanditswe bitagatifu, ibyanditswe byera kandi byahumetswe n'Imana, urashingira uvuga ko Bikira Mariya kumwambaza, kumunyura, kuvuga ngo udusabire Yezu umwana wawe, utwigishe kugenda nk'uko Yesu abishaka, twigishe. Kuko byanze bikunze buriya umubyeyi n'umwana baba bafitanye relationship, ku buryo ushatse kugera ku byoroshye ko biramutse bigoye ko wangeraho, ugaca kuri mama umbyara, akaza akambwira ati rwose mwana wanjye, urabona uko bimeze, urabona uko bimeze, urabona uko bimeze, uyu muntu aragukeneye, mufashe. Byoroshye bityo nk'uko Bikira Mariya yagiye abwiye Yesu mu bukwe bw'i Kana ngo nta vino bafite, Yesu aramwumvira. N'uyu munsi rero twebwe iyo gusenga uvuga ngo mubyeyi Bikira Mariya, unsabire kuri Yesu umwana wawe, nyigisha uko nitwara byatuma umwana wawe ambona neza.